reka nibutse abantu badukurikiranye yuko Imana igikora ibikorwa by'umwihariko utazigera usanga mu yindi karitsi ku bakunzi b'Uwiteka. Haleluya. Hari ibikorwa byihariye uzasanga mu bantu b'Imana nta handi byigeze biba. Ugasanga nk'umuntu witwa Dawidi yabaye umwami na Garidiyeni. Yego. Aho Imana ibibemeje ko ryatawe. Ibibemeje. Ukumva inyanja yarakamye nta bundi bwoko buraca mu nyanja n'ibirenge. Yego. Ukumva ngo manu yamezemo ibiryo. Yego. Mu butayu habonetse ibyo kurya. Nta buti. Ukumva ngo abantu banyuze mu ntaga rukucamo bawutinzemo. Burya ne banyuzemo batarasa. Chano ya Evangelist Mama Lionel tubahaye ikaze turi kumwe na Mama Lionel muramubona umunsi yatuzaniye na mwene data Evangelist Vumilia tubahaye ikaze rero namwe mwese abadukurikiye inshuti za Mama Lionel mwese aho muri ikaze muri iki kiganiro tugiye kuganira. Mama Lionel tubahaye ikaze. Murakoze cyane. Yego twishimiye kubana namwe ndetse na Vumilia tubahaye ikaze. Imana ibaho umugisha mu izina rya Yesu. Ngira ngo ngura mbize kuri no channel bakwigira kurikiye ikipe. Amazina yanjye nitwa Vumilia Jean Claude ndi umupapa ubyaye Kamendu ya Kagugu mbarizwa mu itorero rya Pantecote ADPR paruwasi ya Kabuga niho nkorera umurimo w'Imana. Rero ko tutangire kudufasha gusenga. Mana uri Imana yo kwizerwa mu izina rya Yesu uhereye kera kose abakwiringiraga bari mu mahoro tugufite nitwifuza undi murengezi shirwa hejuru mu izina rya Yesu. Tugushimiye umwanya mwiza uduhaye wo kuganira na bene data bashiki bacu bari mu bihugu bitandukanye. Reka tubagirire nk'umugisha batugirire nk'umugisha kuba kwiza kw'Imana gutangirane natwe kugeza dushoje tubisabye twizeye mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Amen. Mama Lionel yadusangiza icyanditswe tubize kwa tuganira. Turasoma ijambo ry'Imana riri mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa igice cya 10 umurongo wa 34 haravuze ngo Petero aterura amagambo ati nukuri menye yuko Imana itarobanura ku butone ahubwo mu mahanga yose uyubaha agakora ibyo gukiranuka iramwemera. Amen. Amen. Ya iryo jambo ryo kwemerwa cyangwa kwemera ibyo turi buze kuba tuganiraho kuki Petero avuze kuri ya marimo Vumilia. Icyambere wavugaga ni Petero hanyuma aho yavugiye ni Samaria kwa Kornelio. Kornelio Bibiliya itwereka ko ari umusamariya. Umusamariya n'umuyuda ntago bigendana. Icyo gihe rero no kuvuga ngo abayuda nka Petero yaraze ko Imana ari y'abayuda. Ntabwo yarazi ko ari undi muntu ushobora kuvugishwa n'Imana. Kandi impamvu Petero yavuze aya magambo Kornelio yasanga ibintu byamurangaga nubwo yari umusamariya atemerwa mu bayuda ariko Imana yaramwemeraga. Nubwo tugiye kuganira ku kwemerwa n'Imana byumvikana ko abayuda ntibemera abasamariya ariko Imana yemeye umusamariya. Wanasifiwe sana. Hanyuma Bibiliya nusoma Bibiliya Kornelio ngo yari umugabo w'umunyedini cyo ni cyambere. Cya kabiri ngo yari umugabo uyoboye umutwe w'ingabo zitwa Italiyana. Kumva ko yari umugabo ukomeye yari umusirikare ukomeye ariko ngo yari afite ibintu bimuranga. Icyambere ngo yakundaga gusenga. Icya kabiri ngo yagiraga ubuntu bwinshi. Imana ishimwe cyane. Ngo agasenga Imana abitoza nabo mu rugo rwe uko Bibiliya ivuga. Aho rero yari gusenga ageze ku munsi wa 4 abona marayika kumugaragaro ku manywa y'ihanga. Ngo marayika aramubwira ngo Kornelio mugabo ukundwa gusenga kwawe n'ubuntu bwawe byazamukiye kuba urwibutsa imbere y'Imana. Imana ishimwe cyane. Ni ukuvuga ngo muri Bibiliya yose urasanga Kornelio niwe Imana yabwiye ngo mugabo ukundwa Kornelio mugabo ukundwa Danieli. Ahandi hose urasanga ari ibisanzwe ariko kubera ibintu byarangaga abagabo ijuru ryabatangiye ubuhamya bavuga ngo mugabo ukundwa Danieli gusenga kwawe kumviswe muri 21 ubwo yafashe veteye hari ibintu ari gusobanuza. Mugabo ukundwa Kornelio gusenga kwawe kumviswe. Imana ishimwe. Nicyo rero Petero yaravuze ngo nukuri menye yuko Imana itarobanura ku butoni ahubwo mu mahanga yose uyubaha agakora ibyo gukiranuka Imana iramwemera. Wanasifiwe. Asifiwe sana. Waba uri mugufi waba uri muremure waba uri inzobe waba uri igikara waba warize waba utarize waba uri umukene waba uri umukire waba uri umuzungu waba uri umwirabura
ahantu hose uko waba uri kose upfa kuba wubaha Imana, aho waba utuye hari hose upfa kuba wubaha iki Imana, ugakora ibyo gukiranuka, Imana igira gute? Irakwemera. Nuko rero batemeranaga bari abantu, niyo mpamvu yavuze ari abantu. aho numvisemo kwemerwa ku buryo Yego, hari ukwemerwa n'Imana, abantu batakwemera. yego, Mama Rene dufashe udusonera iki kintu. Burya abantu bagira ngo ni ngombwa buri gihe ko abantu babemera, kwemerwa n'Imana, Imana ikakwemerera ko abantu bo ikosa udukurikiye atazakora ni ugushaka ko abantu bamwemera kuruta uko Imana imwemera. yego, ari wo mwuka Yesu yakoreyemo, yakoreraga mu mwuka wo kutemerwa n'abantu, ariko wamutumye amwemera, kuko yarakoraga agakiza abarwayi, akazura, rimwe na rimwe akora igitangaza. Abafarisayo n'abasadukayo nibo abantu batamwemeraga, bakabikritikaho, amukijije ku isabato, ni muntu ki kucyo agukijije, yakora ibitangaza birenze, batubona umwami w'abadayimoni. Ntibigeraga bamwemera na gato, ariko Imana ikamwemera. Muntu udukurikiye, ntuzakorere gushimwa n'abantu ariko Imana itakwemera. yego, Ahubwo numva umuntu yakora kugera mu rwego yemerwa n'Imana kurusha uko yemerwa n'abantu. Yego. Kuko hari igihe unemerwa n'abantu, Imana ntikwemere. reka tubanze tuvuge kuri icyo. Mwarimu, karame, umuntu wemerwa n'Imana, abantu batamwemera, Imana ishobora no kuba yavuga ngo agende avuge, cyangwa se yuko ivuze bakabipima, ni ikintu gishoboka cyane. kandi Imana yamuvuze. Nagira nkubwire ko ubundi abantu ntibareba no mu mutima. Niho ikibazo kiri. Abantu ntibareba mu mutima ngo barebe, nta nubwo bahishukirwa ngo bamenye ko uyu muntu atumwe n'Imana. Birashoboka yuko Imana yagutuma bakagupinga ntibaguhe n'ijambo. Birashoboka yuko ushobora no kujya n'ahantu ufite ubutumwa cyangwa se ufite n'ijambo wanarisenyeye, bakareba uko wambaye bakavuga ati uyu muntu ntitwamuha iki ijambo hano hantu, dushingiye uko hameze, uko dusirimutse, uyu ntabwo twire kumuha mikrofone. Ariko uyu muntu ugasanga uyu muntu bimye umwanya, afite ubutunzi bw'Imana, afite ibintu Imana imutumye. Rero ntabwo bivuze ngo niba Imana igutumye abantu bazahita bakwakira, hari igihe bazanabyaha, kandi ntakwiye kubabazwa nabyo. ntakwiye kubabazwa nabyo. Nta rindi rizabamwemeza. Nta rindi rero rizabamwemeze, kuko iyi Imana ikwemeye, urumva ikwemeza abantu, kuko si wowe wa mbere baba bareka batemeye. Erega buriya no kwa Korneliyo, Petero sugira ngo yari wigeje ngo yahaswe n'umwuka. Rero gataba Samariya se, ubundi kugeza reka nkubwire Theo, hari ikintu abantu bakwiriye kumva. Donc no kuvuga ngo Petero yari representant legal, ntabwo yari akiri umurobyi nka wundi, ni intumwa representa uhagarariye itorero rya Pantekote mu gihugu cyose cya Isirayeli. Ni umuntu ukomeye, nunasanga n'ahantu atuye mu nzu igeretse muri nivo kwa Simoni w'umuhazi hafi y'inyanja. Wajya gutura hafi y'inyanja supfunikanye, uramugaba arakaze. Urumva neza. Ariko abayuda bafite karite, bafite cyangwa se indangagaciro, ibyo bagenderaho, bafite ibintu bagenderaho. Ubu kugeza kuri uyu munsi watura muri Amerika, watura mu Burusiya, watura Japan, watura mu bihugu bitandukanye, wabona n'ubwo igihugu b'Ububirigi, ariko muri Isirayeli nibagu akarangamuntu kaho, nibaguha ubwene gihugu na bugingo n'ubu. Ntushobora kurongora umuyudakazi. Iyo urongoye umuyudakazi urundi muntu baraguca, bagutengana na mwene wabo bakabaca. Ayo nama hamere n'ubundi ro kugendera umusamariya. Nusoma no muri Yohana kandi urasanga hari umugore Yesu yasabye amazi, akabwira ati wampaye amazi yo kunywa, ati kusama amazi uri umuyuda n'umusamariya bite byanyu. Ariko Yesu ngo amukubitira, aravuga ati nzanira umugabo kugira ngo ikiganiro gikomeze. Ati nukuri nta mugabo ngira. Yesu arabwira ati nukuri uvugishije ukuri, ufite batanu n'uwo mwararangirije roso wawe. Umugore tese uri Mesiya bahanuye. Urumva ikibazo gihari. Mama Rene, uri kumva ikibazo gihari? Iyo umuntu abantu batamwemera, nawe yazi ko ariyo yavuze, ati iranyemera ndabizi. Ubona afite complex, abarwana ngo bamwemere, bikaba byanatuma n'amavuta yameneka cyane. Ariko burya hari igihe abantu batakwemera, ariko nawe jya wigerageza nawe wiyemere. Yes. Kuko hari igihe batakwemera nawe utiyemera, burya uranasenyuka. Nta cyizere wifitiye. Kuko na Yesu yigeze kuvuga ati nigenzira kuri n'ubugingo, urumva ariyemeraga ko ashoboye. Ahubwo garagaza ko ushoboye no mu gihe abantu batakwemera,
winabigiramo imbaraga kugira ngo ukunde wemerwe n'abantu igiye kubirwanira bibi wirwanira ibyo byubero kugira ngo abantu bakwemere kandi inshuro nyinshi cyane igihe baba bafite n'akantu kamwe bakwemera n'ibindi 10 batabyemera bati cyakoze aramanuriye birasohora ariko se umuntu uhanura atihanuriye umuntu uvuga ibitangaza nawe adasa nabyo witinda kuba atakwemera kuko sinabo bagukoresha sinabo baguhaye ibyo bintu bituma wemerwa ahubwo komeza ukorane n'Imana komeza ubane nayo ubwayo hari igihe ica ruhinga nyuma ikabakwemeza amina yego ikabakwemeza kuko reka twitangaho nk'urugero ndashimira Vumiriya ko waje kuri no chano yanjye Imana igumugisha hari igihe nawe tutemerwaga bitewe n'ubukene twari dufite kandi dufite ubuhanuzi tukagira ubuhanuzi tukahanura umuntu ejo bigasohora ariko basaba abantu banyagupfa bameze gutya bambara gutya bahezaho barahanura iki ariko kera kabaye kwa kugumya kwemerwa n'Imana kuruta uko abantu bakwemera Imana iza kutwemeza abantu ubu bamwe batadutumiraga umutari kungira amarene ubu nabaye kuko mfite tayiberanye nawe n'inama ubu nsigaye nsa n'uwaba marene ubu baranyinginga ubu waba pari cyane n'abapari ubu wajya gufata irembo kandi hari igihe utemerwaga ahubwo iyi Mana yacu ndayishimira kwigifata igihe cyo kuba kwemeza kuruta uko we wajya kubigura ngo bakwemera kora ibyo gukiranuka kuko biravuga ngo iyo umuntu anejeje Imana itegeka abanzi kwiyunga baza kuzura nawe Imana ishimwe kujya bategeka bakemera aho rero twari tuvuga kugiye wemerwa n'Imana ariko abantu batakwemera icyo kiranoroshye icyo cyo navuga ko cyoroshye rwose igihe kiragera ikabakwemeza ariko tubonye umwanzuro yego ikibazo rongiki n'igihe abantu bakwemera bagukomera amashyi bagushima bakuvuga ingeso nziza ariko ku Mana itakwemera yabwiye birabadokiye ngo mwibwira ko muri ariko mwarapfuye aho hantu barene kwibwe abantu bagakoma mu mashyi bakwigira bagakoma ibyo ngira ngo biranarangaza bituma no bayakomera atibuka yuko Imana itanabwira ibyo bintu ni bibi umuntu wemerwa n'abantu nawe hari igihe mu mutima w'ababizi ko Imana itamwemera kuko hari umuririmbyi waririmbye agera ku gitera ashyiramo ijambo rivuga ngo nyamara njya mbyibonamo ijya umboneza hari igihe abantu badukomera mu mashyi nk'umuntu w'Imana uriya niwe mukozi w'Imana wama gukizwa nkawe akaba afite wenda impano ariko adafite agakiza bagukundira impano ufite ariko Imana nta gakiza kayo ufite iki gihe abantu bakwemera Imana itakwemera ni zero nta bugingo ufite Imana ntigukunda ntunarama ibintu byawe biba ari bigufi babyubatse ku musenyi bisenyuka vuba kwemerwa n'abantu Imana itakwemera Vumiriya iyo tuvuze kwemerwa n'abantu bene aba bantu bemerwa n'abantu navuga ko bavunika cyane yego bahora bakora utuntu twatuma bemeza abo babwira abo bereka barihishahisha twigeze kuvuga njye na Marionette tuvuga ngo biyita uko batari aba bantu nabo baravunika umuntu Imana ntiyimwemera kandi rero ngo babizi ahora arwana kugira ngo yabashyi bakomye ejo batanga n'igihe nta bihari byo yatanga azihangana ashaka ibyo apfunyika ariko uyu muntu wamugiriye inama wemerwa n'abantu ariko Imana itamwemera jewe nkunda gutanga ingero zabayeho mu gihe kimwe twari turi ahantu nabaga nsengeraga mbere yuko nzi Kigali hari umugabo witanga cyane numva ngo witanga cyane ufata amafaranga akagura migisheri akagura durumu y'ibihumbi 500 muri icyo gihe agaba yafata 100 akaguramo durumu akaliha korari yari umuntu witangaga cyane ariko akagira defa
akagira defo yo gukunda ikintu cyitwa abagore, ikintu bita kumanura ijipo, kandi akaba azi kuvuga, yari umudirija w'umuhanga, akadirije akavuga tuyiterebye, ariko ujya utinya umuntu washoboraga no gusambana n'umuririmbyi kandi turi muri repetition. Ibi mvuga njyewe nabihagazeho byibereyeho mbireba, akaduha nk'indirimbo nk'umunani akazisigaho kumba abanyagwa bazanye kuri gahunda, akagira atya, hari ukuntu bagira gutya bakagira gutya, akamenya icyo mbabwiye, afite gahunda na Hilary bakaba barakaza. Za ndirimbo umunani zisozwa igikorwa bagize gute, bagishoje kugeza ku rwego yateye inda abakobwa 5 bo ku ntebe ya mbere, ku ntebe ya mbere, kugeza ku rwego yakoze n'uyu munsi ugiye usanga hari quartier rwose bavuga ati uyu mudugudu no abana ba runaka. Imana nicyo nakubwiraga ko urumva twaramwemeraga, bamwe bagakoma amashyi ko yaduhaye durumu, harimo n'abatari bazi ko ibyo bintu bibaho, ariko ikintu cyaje kuvamo, Imana yaravuze ngo, niko Imana yamubwiye turi mu masengesho, iravuga ngo nzaguha umugisha uri mu isi, nzaguha umugisha uri mu isi, ariko ubugingo bwo ntuzabutegereze. Nuko Imana yamubwiye, irabimubwira gukira, mubwira ngo nzaguha umugisha uri mu isi, ariko ubugingo bwo ntunabwibeshye, ntuzaba kubeshya, azaba kubeshya, nta bugingo. Birangira gutyo. Ariko no kuvuga ko ibyo bikorwa yagenda akoraga, haramwemeraga gupava mu rusengero akabikora, akakora ibintu nyine bifatika biraho ngaho. Afite n'ishyaka rwose, ariko afite utundi tuntu tw'udukoryo turi aho. Ubundi kugira ngo Imana ikwemere niki bisaba? Icyambere kugira ngo Imana ikwemere nuko umenya icyo yanga ukanga icyo yanga, icya kabiri nuko umenya ikikunda ugakunda ikikunda. Ibyo bintu bibiri nubitunga, Imana muzarambana, muzagendana. Ariko nagira ngo ubwire ngo nuhusha intego, urumva neza, Imana ikakubwira guca iburyo ugaca ibumoso, ntabwo muzagendana n'Imana, ntuzanarama, uzaba uriho utariho. Icyo nshaka kubwira abantu rero baduteze amatwi, kwemerwa n'Imana nubwo abantu batakwemera, Imana ikwemeza ba bantu batakwemera. Ariko kwemerwa n'abantu Imana itakwemera, ibyo ni zero. Ingororano zawe zizarangira no kwisi. Dufite abantu bazi kuvuga, bazi kubwiriza, dufite abantu b'intyoza bashobora kwemeza imitima yacu n'amarangamutima yacu, ariko bakaba batashobora gukora ku mutima w'Imana. Urimo uranyumva? Rero impano no kuvuga, ugasanga umuntu afite impano yo kuvuga ariko akakwigisha gukiranuka ariko badakiranuka. Abantu turabagwisha, abo bigisha turabagwisha. Dufite umuyobozi ushobora kukuyobora kamera nk'icyapa akakurangira hejuru riherereye, kandi ibyo akubwira bikaba ari byo. Akakubwira ati uzirinde, uzagire gutya, akabikubwira ariko yava aho ngaho akajya kwa maraya. Rero si ibyo Imana idukeneyemo. Imana ikeneye ko tubwira abantu ibintu, ariko natwe tugahindukira ibyo twigishije abantu, tugakora bya bintu nyine tukabyitondera, tukabyubahiriza. Twemera. Yes, Imana itwemera. Mama Lionel, iyo turi kuvuga ibintu byo kwemerwa, hari uwavuga ngo n'ukuntu nkora, n'ukuntu nkora n'Imana, iyo byavugaga n'ukuntu mubwiriza, n'ukuntu nitanga, ntabwo umuhanuzi sitanyemera. Yegora. Uwo muntu wamusize iki? Abo ni bamwe ba mwame. Aba ni bamwe bivuga ngo, abavuga ngo mwami ntabwo ari bo bazajya mu ijuru. Ibi bintu nkunda kubibazwa, kandi nanjye ndabibona, narabinabibonye. Hari abantu Imana yahaye impano bari mu mwanya bemera. Yego. Igihe kiragera bava mu mwanya bemera, barazigumana, barazisohokana. Iyi Mana rero ukuntu nabonye iteye, nubwo ntarayimenya cyane, iyo iguhaye ibiguhaye, ariko nubwo iguha, oya genda ahita mbikwambura, genda ahita mbikwambura. Ubwo buhanuzi narabuguhaye ngo bunkoreshereze, none ugiye kubushakisha ibirayi n'ibyanjye. Iyo siko iteye. Yego. Izi mpano bamaze kuzicakira, abantu bazibamenyamo zikora, ariko abantu bahishwe ko zitagikora, ari nk'akazi. Dukomeze kubabera mu isura bavuze. Uyu muntu aracyahanura, ariko uzacunge ko bigisohora. Impamvu bitagisohora nuko Imana itabishyigikira. Ubuhanuzi aracyabufite, ari kuvuga ko ivuze,
akakubwira n'icyo ejo izagukorera ariko kubera ko yacitse yacomotse imana yego imana ntishyigikira ibintu uri kuvuga kuko si ibivuze imana itugirire neza amina noneho aba bantu baracyamureba nk'umukozi w'imana ku buryo iyo uvuze n'icyaha akora bakwica ntimugakabye akanwa kanyu uyu ni umuhanuzi ni umukozi w'imana ni ishyari abantu murarwanyana abarokore murarwanyana kandi ni ukuri urya muntu kubera iperereza yica mu by'impano rigatuma ibidega akora ntawe ubyemera bitemerwa akiranutse imbere y'abantu ariko imbere y'imana biragoye uyu muntu aracyakorera aracyitwa ko akorera imana aracyakora ibikorwa by'imana ariko adakorera imana kuko wagiye w'aba bantu hari icyiciro nabavumbuyemo mu gitondo hari abantu baba ari ibikoresho by'imana ariko atari abakozi b'imana urugero hari igihe umuntu ashobora kuba mu murimo w'uburirimbyi ariko mbariho ntanga urugero kuko niwe ubamo akazi kenshi akaba imana itamwemera ariko akaba igikoresho gutya akajya agura ibyuma bya muzika nk'uko babivugaga akajya atekera abaririmbyi bamaze bashoza amasengesho agashora amaye ariko ari igikoresho kirimo ahubwo cyifashishwa kugira ngo uriya muntu azagere mu ijuru ubigizemo uruhare nk'uko umaze kubivuga ubugingo bw'abantu n'umurimo w'imana utungane wabigizemo uruhare ariko itakwemera mu gihe abantu bagukomera amashyi aho ubagejeje ariko imana itakwemera imana itugirire neza ariko se ko umuntu aba abizi ko nawe itamwemera ariko buryo ugasanga aburana cyane avuga ko bamubeshyira biterwa n'ikimwanya ubundi ikibazo si ugukosa ikibazo ni ugukosa ntumenye ko wakosheje buriya harimo n'abantu bakora ibyaha bakumva ari ibintu byiza bari gukora muzana ibimenyetso cyangwa bagasaba n'ibimenyetso rero bashaka kugira ngo bazane ibintu bifatika byemeza yuko icyo kintu uvuze kuko ari cyo tanga abagabo se babonye sambana tanga abagabo se babonye nk'inzoga tanga abagabo se babonye ncuragura ariko ngiyeyo hari ahantu twakoreye sorute twagiye turi kuri ayo dufata umudishyi kandi uwo mudishyi ari umudiyakoni aho ngaho twari twasohokeye yambaye ubusa ari umuntu utanga igaburo yaje kudiyasa mwaraye kurisa aho ngaho n'ubundi nyine twamufatiye aho hafi ari bubadiyakone mu gitondo ari uri bwicaza abantu ari uri gira uti rero no kuvuga ngo rero ibibaho ndabizi no kuvuga ngo rero oya burya no mu materaniro aheje hari abantu baba bakenyereye kutuntu hari iyo bakenyereye kutuntu ese mbere hakiyeho ububyutse siko ari igihe umuntu yagendaga agafakuramo nk'inzaratsi rwose akavuga ati ako kagiye gukenyereho kazana ni ukuvuga rero abantu uko duteye dukunda nyine ibintu bifatika utamwemeje ngo uzane ikimenyetso gifatika ntabwo wapfa kumutsinda ariko ikintu ushaka kwibutsa abantu ni uko dukwiriye kuba mu buzima bw'imenyamikosa kuko uhereye kera kose umuntu akoze mu kutemera urumva burya uzarebe hari nk'akana k'iwanjye hari igihe gakubita akagenzi ke agahamagara ati vayo hano kakaza abwira ni saba imbabazi mukuru wawe ukabona karanze urakosheje umukubisa urushyi musaba imbabazi ukabona kabitsimbaraho gusaba imbabazi bikakananira neza bikanga pe kugira ngo urumva ari nakana gafite imyaka ingana urumva rero no kuvuga ngo uhereye kera kose mu gihe cya Adamu na Eva urabizi ko umwe yabwiye Imana ati ni runaka undi abwira Imana ati rega ni umugore wamaye n'inzoga bagenda babihererekanye bigaruka ku Mana urumva amakosa berekana ko ari Imana yaba yarakoze kuba yararemye inzoka yaba yararemye umugore ariko Imana ifite ukuntu ibirangiza ndashaka kubwira abantu badukurikiranye ko duharanire gukora ibikorwa byemeza umutima w'Imana ariko nanone kandi ntabwo tubwira abantu ngo bazabeho mu buzima bemerwa n'Imana ariko batemerwa n'abantu byaba byiza uri inyangamugayo no muri sosiyete ukaba umuntu w'Imana yes n'ahantu tuye bakavuga bati duturanye n'umuntu w'Imana oya aranavuga ipfa kwinyemera mwene mushaka ntabwo ari byo ntabwo ari uwo murongo dushaka kubiha twavuze ngo wemerwe n'Imana n'abantu kuko Bibiliya ivuga ngo uwo mwana arakura ashimwa n'Imana n'abantu Samweli nusoma amakuru ya Samweli ngo uhereye mu buto bwe nta jambo na rimwe yigeze rigwa hasi ry'imvabusa kugeza Berisheba yari umuntu wemerwa n'Imana ariko akemerwa n'igihugu akemerwa n'abantu Daniel Haleluya Daniel hari umwami ngo numvise bakuvuga Haleluya
Imana ishimwe cyane. Amakuru yawe turayafite. Numvise. Imana ishimwe. Amakuru yawe ni mazima. Numvise ko ku bwami bwa data wabagamwe n'umwuka w'Imana wo kumenya no gusobanukirwa. Urumva tugomba no kugira ubuhamya bwiza, tukagira amakuru meza, naho wanapfa gapfura umuntu w'Imana bakavuga ati muri ikaritsiye habagamo umumama, habagamo umupapa, habagamo umuntu w'Imana. Tujye twumva amakuru ya ba Mariya Kabera. Yarasengaga ariko akaba ari n'umuntu w'Imana wera imbuto. Tujye twumva amakuru y'abantu b'Imana batubanjirije. Hari abantu b'intangarugero, hari abantu bapfuye mu gihe cya Diyamini hano i Bugande, baririmbye ngo iyo amafite amababa nk'abamarayika mbangurutse nkagereyo nka Misiyoni iteka. Abo bantu bari abantu b'Imana, Imana itangira ubuhamya, ariko n'ahantu bari bakabatangira ubuhamya. Ntabwo turivuga ngo uzemerwe n'Imana gusa, ngo ngembe Imana iranyemera, ngo nubwo pastor atanyemera, ngo nubwo abo dusengana batanyemera, ngo nubwo muri korari batanyemera, ngo ntacyo bivuze, mwipfa kubinyemera. Oya, hari icyo bivuze. Bibiliya iravuga muri Yohana 15, Yesu yaravuze ngo ndi igiti cy'umuzabibu, mwe muri amashami. Yerekana icyo bita imbuto. Bazabamenyera ku mbuto. Ntabwo bazatumenyera ku byo tuvuga. Ntabwo ngewe nje kubwira abantu ngo mbabwire ngo mbere nka wa mugabo uvuga ngo mwumve ibyo mvuga, ngo ariko ntimurebe ibyo nkora. Wendirira mu mibare. Nge ntabwo wanjijisha ngo nebere. Ngo numve ibyo uvuga hanyuma nunkindura nceceke. Ngo nturebe ibyo nkora. Donc niba uvuga neza ukabutubwira ko kora neza, niba uri umuntu w'Imana ugomba kuba umuntu w'Imana mu mico no mu myifatire. Tukavuga ngo hari abantu b'Imana ko kugira ngo twitwa abakristo byahereye aho bita muri Antiokia, ngo bagezeyo ngo babonye imivugire yabo n'imyitwarire yabo baravuga ngo aba ni abakristo kabisa. Aho rero mu mariyoneri abantu bagera ugasanga abandi nabi muri kohale, muri nyobozi, ati pfa kubinyemera n'inoko. Aho iyo mvuga yararumva impamvu Tunundi yavuze ko batazatwemera. Kavuga ati ipfa kubinyemera. Ukumva mbese akabigira impamvu y'urwitwazo yo kubanira abandi nabo. Wowe wamubwira iki? Iyo muntu nasigaho. Yobu yaravuze ngo gukiranuka kwanjye ndagukomeje. Haleluya. Sinzakurekura. Ntabwo nzagira icyo umutima wanjye ushinja nkiriho. Amina. Byumvikana ko nawe yatanze gasopo. Gasopo ku bantu bashaka kugendana umutima ubashinja abantu batabemera. Nsubiye inyuma gato bavuze ngo kwemerwa ngo hari Imana icara umwanya nyuma ikakwemeza abantu. Yego. Byabeho mu gihe cya Gideyoni. Yego. Agiye kurwana n'Abamidiyani. Yego. Kubera ko Abisiraheli batamwemeraga, Uwiteka aravuga ati ndabakwemeza. Yego. Ntitaye mu butindi bw'iwanyu, ntitaye ko mu gisekuru cy'iwanyu nta muhanuzi uvukamo, ndabakwemeza. Icyambere urabanza bamanukane ku kagezi ngo toranyirizemo abantu nzakwemeza. Ijambo rizavugwa nirivuga ngo inkota Uwiteka na Gideyoni ni abantu babiri bazavugwa. Yego. Buriya hari Uwiteka amwemeje abantu. Amina. Atahana intsinzi. Muntu ushaka kuvuga ngo nzakorera Imana ngo n'abantu batanyemera, Vumira yarabivuze, sigaho. Gera mu rwego abantu bakwemera nubwo nta uneza rubanda. Yego. Byibuze bavuga batarakabye ngo yigize umukiranutsi. Nunagenda aravuga ati nubwo tutamwemeraga ariko yari umukozi w'Imana. Byibuze nako kabure. Bavuga bati ushaka ko batakwemera mu gihe ugihari kuko batarabona umumaro wawe. Ariko nuhava hagati ko kumenya icyuho kigaragara. Yesu apfa amaze gupfira ku musaraba, wari wamwishe n'abari bamubamba. Aravuze ngo hari uyu muntu ngo nokuri ngo uyu muntu yari umwana w'Imana. Bamwemera agiye. Bakuru wa Dawidi ntibamwemeraga, na se na nyina ntibamwemeraga, kuko iyo batangaza ubwami umuhanuzi Samuel akavuga ati mutange itangazo ko ejo wanyu hari ikirori, ntibatume umwana ntibamutumeho ngo aze mu kirori.
akamurekera mu ishyamba, byumvikana ko uyu muntu bigaragaza ko atemerwaga, ariko Imana yaramwemeraga kuko aho yarari mu ishyamba yubahaga Imana akayubahisha, kugira naho bigera ibwami, kugera naho acuranza abadayimoni barahunga. Byumvikana ko uyu mwana afite amakuru meza mu kunezeza Imana no kuyubaha no kuyubahisha, byatumye Imana imwemeza famiye. Imana ishimwe. Ushobora no kubaho muri famiye utemerwa bitewe n'amateka yawe no kuba wavutse, cyangwa bakavuga ati uyu ntiyize nta cyambuvamo n'ibindi, ariko hari ibintu Imana idaheraho. Iyo dufite kubaha Imana no kuyubahisha, ubwayo Imana yiheraho igakora ibintu bitigeze bibahana. Reka nibutse abantu badukurikiranye yuko Imana igikora ibikorwa by'umwihariko utazigera usanga mu yindi karitsiye. Ku bakunzi b'Uwiteka, haleluya, hari ibikorwa byihariye uzasanga mu bantu b'Imana nta handi byigeze biba. Ugasanga nk'umuntu witwa Dawidi yabaye umwami na Garidiyeni, aho Imana ibibembeje ko ryatewe, ukumva inyanja yarakamye nta bundi bwoko buraca mu nyanja n'ibirenge, ukumva ngo Mana yamezemo ibiryo, mu butayu habonetse ibyo kurya nta buti, ukumva ngo abantu banyuze mu ntago ari ukucamo bawutinzemo, burya ne banyuzemo batarasa, ukumva umugabo aravuze ngo utazasenga Imana Meshake na Saduraka na Abedinego azatemagurwa. Hari Imana n'urugo ruzahinduka icyaha. Ukumva ngo umuntu ngo bamuhaye intare, ngo ariko ngo intare ntizamuri, ngo ariko ngo babashyizemo nyuma barahiye, biriya si amakuru byabaye. Ukumva ngo hari umuntu ngo witwe Esiteri Munyagano ngo yabaye umwamikazi, ariko ibyo nabyo nagaje. Ukumva ngo hari umuntu ngo utayemerwaga na Hamani, ngo ajya no kumusaba ngo yandikisha n'inzandiko nshinga n'urumambo. Kumva Imana yemereye umuntu nubwo Hamani atemera umuyuda, ariko Imana yemereye umuyuda. Imana ihimbazwe cyane. Haleluya. Amina. Turimo tugana ku musozo, hari abantu twavuzeho babaraho ngaho Imana itanabemera n'ababizi bakomeze bakora imirimo ngo ntibavunike ubusa cyangwa banze bizuze nayo. Dore ko amariyoneri numva uwo muntu Imana itemera akora imirimo idafite aho yandikwa, ni bamwe twitaga abangeso nziza ariko badakijijwe, nabanze yiyuzuze nayo. Yiyuzuze nayo, yiyuzuze nayo, kuko hari n'undi muntu ukasiriwe kurusha batuvuze. Hari umuntu utemerwa n'Imana n'abantu ntibanamwemere. Mbega we afite imikasi, wowe ni ntaho umagaze. Abantu ntibakwemera, abo mwiganye ntibakwemera, famiye ntikwemera, abo muturanye ntibakwemera, n'Imana ntikwemera. Yihorera mu kintu bita kwimbahoroniza, kwihesha amahoro cyane. Hakaba n'igihe no kwihesha amahoro bikunanira ugaturika imitsi y'umutwe. Kuko muri aho ngaho nta n'indirimbo ugira ivuga iti byibuze umunezero n'umubabaro byose abinzaniramo amahoro, niyo ndirimbo ntayo bufite. Ariko muntu wemerwa n'abantu ugakora imirimo itagira aho yandikwa, Imana itakwemera, gerageza ubanze wiyuzuze n'Imana, abantu bazakwemera nyuma. Imana ishimwe. Abo bantu bakomeze bavunike cyangwa banze bakora iki kugira ngo baze mu murongo w'abemerwa? Password ni uguca bugufi, uwo ni wo mubare w'ibanga, bagasaba Imana imbabazi. Ariko iyo tuvuze ngo gusaba Imana imbabazi ntibihagije. Hari umuntu uguhemukira akajya imbere y'Imana. Umuntu ujya gusaba Imana imbabazi ahemukiye umuturanyi, ngiye ntago turi kugendana, wahemukiye umuntu muririmbana, wahemukiye umuntu mukorana business, wahemukiye umuntu musengana, wahemukiye waho niyungira nayo ntimuhazi. Wowe uvuye muri quartier niho hari ikibazo utuye, wowe ugiye kwa pasiteri. Ese pasiteri n'Imana nimwe mufitanye ikibazo cyangwa umuturanyi mwagiranye ikibazo, niho ugomba gusanga ukamwaka imbabazi. Donc ndashaka no kubwira abantu rero aho nsabira imbabazi nimuhazi. Urumva ngo aho nsabira imbabazi ngo ntago muhazi, ngo tuziranye nayo, ntago ari byo. Wakomerekeje umuntu, wahemukiye umuntu muturanye, uzahatuye, uzahari, wa muntu naguha imbabazi, n'Imana izaba yaguhaye imbabazi. Si ngombwa kujya gusarara imbere y'Imana uyisaba imbabazi kandi hari abantu mufitanye ikibazo wabasize. Wowe ikibazo gikemurira aho cyabereye. Imana nta kibazo mufitanye, ufitanye ikibazo n'abantu wagiriye nabi. Wibye umuntu amafaranga, ugiye kwatura icyaha
icyaha cyo kwiba wahaye umuntu amafaranga Tanga amafaranga y'abantu. Imana ikakubabarira. Imana ikubabarira. Hari n'abajya kuhatangamo impongano ngo z'ibyaha ngo subiza amafaranga wijya kubeshya. Hariho n'umuntu hariho n'abantu avuga ati ndateruriza miliyoni 10 niba mfunga imyaka 2 mu myaka 2 sinabanyakoreye nzaza nzamureme inzu. Oya umeze nk'uwo tuvuze uwari mu manegeka wongeraho ko ubwo ubuzima utuyemo utuye muri towa. Yes, ubuzima ugiye guturamo no kuvuyeyo wajijishije kuko bure hari abantu twitwa ko bakize mu bahiriwe akaba yicaye mu modoka y'umukara ariko yaranize umuntu n'ubundi yitwara ufite impagarara. Hari abantu biburiya n'imiti turika nugira ngo no gukora cyane umutima uhora ubarya n'abantu bayarahemukiye ukareba iduka uryamyemo y'abantu wibye yego ukareba inzu urimo wariganije ukimahoroniza ngo ndaririmba ari kurenda umutima urenda kuguca. Rero turashaka ko tubabwira ngo va mu buzima bw'amanegeka uture muri Vision City yes ariko bituzagara ko ikintu gihe no kuvuga ngo donc Bibiliya iravuga ngo umugisha Uwiteka atanga nta mubabaro yongeraho. Donc hari uburyo umuntu aba mu mutungo cyangwa mu mutunzi mu bukire ariko afite umutima umucira urubanza nka Yakobo. Buriya Yakobo ubona yagiye mu ruzerera akagenda bamuriganya n'ibindi ni umugisha n'umutware yariganyije mukuru kugeza ubwo agaruka bagahora nabwo umutima utaratuza. Ubu dufite abantu bafite ibiti mitera makarakoma gapima umuriro nukuri kwimana akavuga ati nubwo senga nubwo yicaye urusengero ariko umutima urenda kuca mu kanwa narahemutse. Uhagiye ukiyunga n'Uwiteka ukiyunga n'abantu ugakizwa neza ukava mu buzima bufite impagarara nk'ubwa Yakobo ugahindurirwa izina ukaba umwana w'Imana. Ukasanga umuntu yicaye mu rugo hari undi mugore waruhagurutsemo ukimahoroniza igatinya kukicara ukanaryama ukiyorosa ukuvura ugasenga. Hari mu buzima wavuye mu rugo rw'abandi ari mu manegeka ari muri towa hari muri towa ni muri zone dani muri zone dani abana yasanze bari imfubyi yego bose barangaye baragiye yego wararya karyama subwo urasinzira cyangwa urasinzira ntawe uhagaze watwaye umugabo w'abandi watwaye umugore w'abandi uri mu manegeka. Hari abana bavuye muri zone dani kubera se watwaye muri zone dani ngo rwose ni zone dani. Nigeze nsura igihugu kimwe mwihangane bivuge nasuye igihugu kimwe nibaza ari muri Zambia nagira ngo ngiye muri Zambia nsanga abantu nari nzi mu gihugu cy'u Rwanda mu itorero rya Panikote ari abanyamwuka bigisha abantu gutunga umugore umwe kuko ariyo mahame yacu sanga bafite batatu. Ari muri zone danje. Ari muri zone danje. Namwe noneho ko mbona ufite umushoreke hariya n'umugore hariya. Byagenze bite? Ati igihugu cya hano gitandukanye n'icyo mu Rwanda. Afite Kamariza na Nyiramariza. Niyo ngingo bansindishije ndavuga ndetse Imana yino niyo mu Rwanda biratandukanye. Bizahemba bitandukanye. Hagira nti muri mu zone danje. Turasoje rero ubwo abantu ntibihesha amahoro kandi niba uzi ko ari kuvuga ngo aho mwingira nawe ntituhazi cunga abanze bimwe na bagenzi nibyo ngira umwete wo kubana wo kwezwa no kubana n'abantu bose iryo jambo umwete wo kwezwa no kubana n'abantu bose nta numuvuyemo amahoro n'uwakugiriye nabi n'uruta n'ukuruta bose amahoro. Ubundi hari umugani uvuga ngo inzira ikujyana mu ijuru ica ku irembo ryo waguhemukiye. Urakoze cyane Bumiriya turamushimiye yasoza yibutsa abantu nimero za telefone ndetse na channel ye kuko n'abarayifite. Imana ibaho umugisha kubana natwe. Nomero yanjye ni 0785 28 41 50 0785 28 41 Chano mwadusuraho yitwa Iriho TV. Mani baho umugisha turabishima. Mutarakora subscribe kuri Evangeliste Mama Lionel namwe muyikore ndetse n'abandi Bumiriya tugiye. Mani baho umugisha Mama Lionel kasoza dusenge. Mana iriho. Haleluya. Wahoze uzahoraho. Pokea sifa Baba. Dusanze abantu benshi bicaye muri zone danje. Yego. Kubera ko bihesheje amahoro adahari. Bariyejeje batejejwe. None tubahagurukije yo byihuse. Eloy.
ikubagahu ryawe niribakureyo nibaveyo bimuke bajye kwiyunga nabo bahemukiye abice mu by'abandi babihagurukemo abari mu manyanga bayavemo izina rya Yesu Kristo duhesheje abantu agakiza twicaye aha dukuye abantu mu bubata bw'ibyaha dukuyeho abantu umutwaro wo kuvunikira ubusa bakazazira utwaha dutoya ibinini barabiretse abantu nibahabwa imbaraga kubwira ijambo rimanutse nonaha bakiranukira Imana bakiranukire n'abantu Uwiteka Imana ibemere n'abantu babemere dusabye abantu ngo bemerwe nabo urakoze Mana ndagushimiye kuri Imana ibanye nabo kandi ubanye natwe kandi iri jambo riherekeze umuntu wese ufite ikibazo ugukiriye bugufi kubw'intege nke yagize zo kuryama mu byaha umubabarire umubyutse mu byaha urakoze ndagushimiye kubikoze mu izina rya Yesu Kristo amen amen.